yamaze imyaka 2 muri gereza. Uwo muntu wakubitiwe muri gereza, kandi amakuru mfite ntabwo ari ubwa mbere Jean Paul yari afunzwe, hari n'ibindi bihe yafungiwe Insinda. Hari igihe muri we haba harahindutse ibintu byinshi. Ubushakashatsi buvuga ko 75% by'abantu bafungurwa bafite ihungabana. Ni Jean Paul mbere na mbere ukeneye kubanza nyine uko mbitekereza. Wibuka ubwa mbere Jean Paul afungwa bitari ibyo by'Insinda, nk'ubwa ikindi gihe yamaze iminsi itari myinshi cyane mu maboko ataraye, yazanye operation nka 40 z'ibyo yabonye aho yari afungiye muri brigade. Muri make ntabwo byamuciye intege ku byo yakoraga. None wibaza uyu munsi bw'amaze imyaka 2, hari ugutekereza ngo ese azaza ari Mandela cyangwa azaza yicecekera. Erega turifuza u Rwanda aho mageragere izabura abakiriya, kandi byashoboka. Kwiri natwe kwiga ibyo bintu bizajyana n'umuco wo kudakina sinabyaye, bizajyana n'umuco w'imbabazi, bizajyana n'umuco wo koroha. Ese hari uzi ko hari n'umuntu ujya kugufungisha kugira kwereke ko akaze gusa akurusha kime. Nk'ubu tuvugisha ukuri, hari inyungu ushobora gusanga Jolly yaragize mu ifungwa rya Jean Paul Nkundineza. Ndi nk'umugira inama, ndi nko muri opposition, namubwira ngo yego amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba One Nation Radio, radio Diaspora Rwanda, ijwi rya Diaspora Rwanda. Turi mu ntangiriro z'icyumweru, turi hano rwose na Yves Nkuyemuruge, ni umusesenguzi ukunze kugira ibitekerezo bye kenshi hano kuri One Nation Radio. Yves, nizere kumeze neza, nizere ko waramukanya amahoro y'Imana. Ndashima Imana, ntabwo nzi nimba nayo iri kunshima. Yego, ndashima Imana n'abantu cyane rwose. N'impera z'icyumweru zagenze neza? Zagenze neza, zivanyemo n'umugisha. Hari umuntu wangabiye inka ejo, no gukura ubwatsi. Ngomba kubukura. Niyo muntu wa mbere ungabiye. Njye naragabaga gabira abantu. Inka buriya, inka ni symbole ikomeye mu muco nyarwanda. Ni igihango. Buriya ni nkaho abakuguze roho, umuntu ukugabiye buriya mu muco munyarwanda ntabwo uba wemerewe kumuhemukira. Niyo haba iki ntuwemerewe kumuhemukira. Wakemera bakakurasa, wakemera ukayiruka, nyine ubaye uzi agaciro kabyo, ko hari uyigabira akahita yinywera, akayivunjamo ibiceri, akabinywera, rero nawe yakunywera. Cyane rwose. Ni byiza cyane kuganira nawe, dushimira n'uwo muntu wakugabiye rwose, n'imfura cyane. Ariko na weekend ririmo byinshi, yabonye rwose amakipe yo mu Rwanda yaragarutse mu rugo kwiga. Byagenze amakipe yo mu Rwanda. Hari yari yagarutse mbere, n'indi ngenzi yayo yigenzereza nk'uko. Rayon yanganyije na Polisi 1-0, irongera inganya na ibyo byabanjirije weekend, ahubwo nuko nawurebye. Yanganyije na Gasogi 2-2. APR inganya na Pyramide 3-0. Wateranya mu mikino yombi bakaba baranganyije 5-0. Hari wa mukino banganyirije kuri regional nta na kimwe APR yabonye. Reka byari banganyije 2-0. bari banganyije 2-0 bya Fiston Mayele Karara n'Kongo. None ari nawurebye. Ariko bari bagerageje gukina bitari bibi. Mukino bawuzana ku ruzuba, ariko izuba rirabatenguha. Bari bagerageje mind games. Bari bakoze systeme za Mourinho, niwe wamenaga amazi mu kibuga. Biri anti football, ntabwo nibwira ko butaba. Abayobozi ba APR ndabazi bari smart, sinzi ko utabira ibintu babyemera. Utegura ibintu byawe biriya byo kujya kuvuga gurashyira ku zuba. Umwarabu ubundi ntaba mu butayu. Wenda yagorwa nuko ikibuga ari tapi imeze ukuntu, nayo masaha yakarishyushye cyane, wenda bitandukanye n'iwabo. Ariko nabo nibuka ko n'abakinnyi ba APR cyabatonze. Kandi nibyari kuba byose, ntabwo njye nabonaga ari ikibazo cy'ibibuga. APR ntabwo yiteguye ku rwego yari bwagire ku rwego rwo guhangana na Pyramide. Mu magambo make yatomboye nabi. Nkasubiramo ikintu kimwe, uko izakomera kose tugifite shampiyona yoroshye,
ntaba ntacyo competitor bahari. nta competition ihari ntacyo bizayifasha. Mm. Kandi APR izagira uruhare, ndavuga APR FC izagira uruhare mu kugira ngo tugire shampiyona ikomeye iri competitive. Mhm. Abayobora APR iryo ni ihurizo bagomba gushakira gihirika, Mm. ndetse kurenza abandi banyamupira Mm. ni APR FC, Ah, ariko izagira uruhare uko Mm. byagenda kose Mm. mu gutuma shampiyona y'u Rwanda izamo competition. Yego. Ngiye nyine nk'ibisubizo ngiye mbona byaboneka, Mm. kongera fairness muri shampiyona y'u Rwanda, Mm. kandi ibya APR FC izabigiramo ibyo uruhare. ngibyo yabishobora. Yego. Mm. Icya kabiri, shampiyona y'u Rwanda abantu bavuga ngo n'amafaranga arimo So ni uravuga ko menshi. shampiyona y'u Rwanda itarimo fairness. Yego, ariko si APR gusa bavuga ngo yakibazwaho niyo Reyo. Ubundi kwanza ku gasongero k'abantu mbona bakwiriye kuryoza umupira w'u Rwanda, APR na Reyo barimo. Bari bwumve polisi, hano umuntu ugira ngo polisi yamwibye, iyi polisi FC ubu ntibereye ku mwanya wa mbere, uzaba urebe ejo bundi ibyo bazayikorera. Zatangira kunganya bidasobanutse no gutsindwa bidasobanutse. Ibihembera igihe ifite umutoza mwiza, ifite abakinnyi beza. Hajemo shampiyona yacu ijemo akantu kitwa fairness, ikazamo ikintu kitwa kudevelopa abana bakiri bato. Aba basaza baza hano kuhakorera muzehe kwizi bagashyiraho inzira zibagoye zituma bataza, hakajya haza nk'ubaho kugira nka ifite abanyamahanga 10, ariko harimo bamwe baje no muri ekipe ya Dimanche yanyu hariya Kacyiru batabanzamo, cyangwa se babanzamo ariko nta kinini babarusha. Izo nzira bakazigora, ariko shampiyona ikongerwamo amafaranga, kandi kugira amafaranga yiyongere leta izitera ikinya nyine ishaka uburyo yifasha. Niba tugira ekipe nye zikomeye, ibihe byiza duheruka kugira amaklub akomeye ni APR FC ya 2003 kugera 2007, kiriya gihe Kiyovu yari ikomeye, kiriya gihe Reyo yari ikomeye, kiriya gihe APR yari ikomeye, kiriya gihe Mukura yari ikomeye. Mukura itangiye kugwa mbere gato yo gupfa kwa Kiyovu, havuka Trako yaje ikomeye. Nubireba ku rwego rw'uko akarere kari kameze, shampiyona y'u Rwanda niyo yari ifite amafaranga. Pari raporo nibuka ko abakinnyi bakomeye muri kwemi ya Kongo kiriya gihe yari imeze neza, ariko Tanzania, Uganda, Burundi na Kenya twabashaga amafaranga. Niyo mpamvu twarayatsindaga. N'abakinnyi babo bazaga gukina mu Rwanda, abantu bakomeye za Reyo zabaga zifite abitwa ba Michael Osamo conseiller, uyu wavunitse witwa Cox Mule, wavunitse kuri finali y'igikombe cy'amahoro cya Mukura na Reyo 2005. Abantu bitwa ba Mike Baraza bazaga hano. Ntabwo icyo gihe nzi ekipe mu Rwanda yifuza umukinnyi wo muri Uganda ngo binanirwe kaza mu Rwanda, bakuze bakanze kuri ba Alan Okero biranga, baranze kundi bikanga, kandi ari kina imbere mu Bugande bikanga. Icyo gihe ba Vincent Kayizi bazaga hano, ba Tabla Bubakari bazaga hano. Twari dusigaje icyo gihe guca kuri Congo, yari ifite Tepe Mazembe na Darling Club Mutema Pembe, nizo zari zikomeye muri Ariko Mazembe yazaga gukubitwa aje gukina na APR. Aya cyagiye Tresor Mputa Rwana ntibayitsinze. Ubwo nyine cyatumye Rwanda cyo rakibagiwe. Nakubwiye ngo nimba dushaka umupira ugera imbere, hagomba kuba harimo ikintu cyitwa fairness, kandi iyo fairness yije bigahera mu bato ihinduka umuco, irazamuka ikagera bigahinduka umuco, kwanza bijyana mu bintu by'imikino. Nanjye mpamshaka kugukurayo ibi ni ingingo nabonye iri sense block yewe nsigaye njya yari ukubashungera, ari kujya kwirebera. Icyo koza gorira yanjye yo njya kugifana niturije ndyohe. Hari amasomo bikwiriye gutanga, ntabwo ibintu bikwiriye kuza gutyo ngo leta ikwiriye kongera ikirengagiza amakipe ikayaha amafaranga kandi afatika, kandi bizafasha izi kipe ziranatushimisha zikanaturangaza. Ariko uzi nk'ubu nka Rayon Sport na APR uburyo zihangana, zombi ziri mu matsinda uburyo twaryoherwa. Twava muri ibi abareba bakireba APR ngo mwe ntimuheruka amatsinda, no tukajya mu guhanganira ko Rayon kuvuga ngo uyu munsi twari mu ya Confederation, turashaka no kujya guhanganira APR na APR muri zi ligue, muri championnat no muri zi ligue. Ejo APR ikajya ivuga iti twabahetse muri zi ligue, twagira nka ekipe enye zose zisohoka, tugeraho Burundi ekipe ebyiri zikarifiya, twe nta nimwe. Ni igisebo. Abarundi ntabwo banavugaga, igihugu cyageragezaga nk'uko bivuze ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi nabwo baza yo yari turi imbere, ahubwo abo twahanganaga kuri ekipe nationale, ariko kuri club batakoraho n'abagandi. APR yari igeze igihe itwara Sekafa atize, uyu munsi iravanwamo n'udukipe tudasobanutse. Reka tuganire iby'umupira byo bibamo byinshi, mu bindi byo bivemo. Tuganire ku munyamakuru Jean Paul Nkundineza. Ku munsi w'ejo nibwo igifungo cye cyarangiye cy'imyaka 2 yari yarakatiwe, akatirwa imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni. Yakatiwe yagiye aburana, bakatirwa bwa mbere arajurira. Rero mu kwezi kwa 7 2024 nibwo
Jean Paul Nkundineza urukiko rwamuhamije ibyaha bitandukanye birimo gutangaza amakuru y'ibihuha no guhohotera umutangabuhamya, rumukatira imyaka 2 ndetse rumuca n'ihazabu ya miliyoni. Ku munsi w'ejo nibwo igifungo cya Jean Paul Nkundineza cyarangiye, arataha rwose, wabonaga ko ari umuntu wishimye, yambaye agapira k'umuhondo, n'abantu baraza kumufotora no kumwakira. Nabonye n'ama YouTube channel atandukanye agiye kumureba amageragere ubwo yafungurwa. Kuri wowe gufungurwa kwa Jean Paul Nkundineza wakwakiriye ute, ukubona ute, mbere yo kukubaza icyo iki gifungo kivuze n'amasomo gisize? Gufungurwa kwe birashimishije kwanza, buriya batazakubeshya, leta mu nyungu z'abayobora n'abandi bazakubwira ko hitwa igororero hatitwa gereza, sibyo? Kugira ngo banatinyura abantu bababwiye bati yewe nta kibi gihari kujyayo, ni wabo w'abagabo, bazakubwira ati ni muri gereza, nako ni mu igororero. Ariko ikintu cya mbere icyo leta yita igororero abantu twamenyereye nka gereza, ikintu cya mbere kwaka cyitwa freedom. Ubuze freedom rero babuze ikintu gikomeye cyane mu kwemera kwanjye. Icyo Jean Paul rero ntabwo yari agifite. Icya kabiri, Jean Paul ni umubyeyi, arubatse. Kimwe mu bintu bibabaza umubyeyi ni ugutandukana n'umuryango we, by'umwihariko abana. Icya gatatu, Jean Paul ni umukozi, ni n'umuntu wafunzwe igihe navuga ngo he was in his prime, bya bihe bye byiza. Nibwira ko Jean Paul igihe yafungwaga ntabwo ari buri iyaba yaragihara agakomeza ibihe byiza yarimo, ntabwo ari aba YouTubers benshi babahembwa nkayo Jean Paul yahembwaga. Icya kane, Jean Paul yari umuntu uri influential, yari umunyamakuru navuga ngo widistenze mu bijyanye no gukora inkuru z'ubutabera. Hahandi uyu munsi hari abantu tubizi nyine bazikora bapapira cyangwa bahuzagurika. Ntabwo ndi bumushima 100%, hari uburyo yakoraga ibintu nyine ukaba wagira ibyo utekereza ukavuga uti ibi gutyo, ariko ntabwo ari umuntu wavuga ngo wari kureba nk'uwanyuma mu bantu bakora ibintu. Ari mu bantu nashoboraga guhitamo ngiye gukurikira inkuru y'ubutabera, ari mu bantu nashoboraga guhitamo inkuru ye mbere cyangwa mu za mbere. Uwo muntu no gusohoka ni inkuru nziza kuri we, ni inkuru nziza ku bamukunda, ni n'inkuru nziza ku gihugu. Hatazagira ukubwira ngo biba ari byiza ku gihugu iyo dufite abantu benshi bafunze n'abantu b'ingirakamaro. Gufungurwa kwe kuri njye birashimishije. Ntabwo ari inshuti yanjye hanze y'umwuga, njye ndamuzi kuko ndi muto kuri we mu mwuga, hari no mu myaka ndamuzi. Si inshuti yanjye cyangwa ngo turaziranye mu bundi buryo, ariko ni n'umuntu navuga ngo nziho ibirenze iby'umwuga. Buriya Jean Paul abantu mwamubonaga kuri kamera akubita mu mavi, ko ni umuntu mwiza tujya daside. Yari ibintu twigeze guhuriramo, hari umuntu wagize ibyago kandi agira ibyago adahari, like nkuko wapfusha umuvandimwe wawe, wowe udahari uri mu butumwa bw'akazi cyangwa ibindi. Ndeba uburyo yitwaye muri ibyo bintu, uburyo yabifashe nk'ibyo, uburyo iminsi nk'ingahe gutyo. Kandi nta nubwo uwo muntu uburyo ameze, ni umuntu ushobora gusanga nka 80% y'abantu baziranye nawe abafitanye na bibi bibazo. Cyo kuvuga uti wenda asanga na Jean Paul barabigiranye cyangwa barabigiranaga, ariko uburyo yitwaye ahantu byanyiritse indi kote y'ubumuntu muri we. Kuri njye mu magambo make, gufungurwa kwe ni byiza. Gufungurwa kwe ni byiza, birumvikana buryo umuntu. Ndetse ubwo nanabwira abantu afunguwe ni amakuru yizewe kandi anazwi, kuko mu minsi yashize abanyamakuru basuye abandi banyamakuru bafunze, kandi aho byapangirwaga nanjye nari mpari. Bisobanuye ngo nari mfite n'ubushobozi bwo kumenya ngo basanze situation imeze gute hariya. Jean Paul yarakubiswe hariya muri gereza, yagiriwe nabi, yakorewe urugomo. Gukubitwa byagize n'ingaruka ku miterere ye y'umubiri. Gusohoka rero ni umwanya mwiza wo gusohoka, akaba yanakivuza, akaba yatora mitende. Ndanamwifuriza gukira neza no gukora relance, akagaruka mu mwuga, kandi icyo cyari cyo kibazo gikurikira better than before. Kuri relance witeguye Jean Paul wuhe mu mwuga, kuko hari ibyo yakoraga, hari n'uko yabikoraga. Iyi myaka 2 amaze muri gereza, nyuma y'uko agarutse abantu babona
biragenda bite birakurikizaho iki araduha content yihe arakora ate mu buryo bwo content azatanga burimo. niwe uyizi. Mhm. Umuntu wafunzwe igihe kigera ku myaka 2 hariya ntiyafunzwe muri 2024 mu kwa kangahe yafunzwe yafashwe yatawe muri yombi tariki 31 z'ukwa karindwi. Reka byansaba mbere gato yafata ku mavuta. byansaba kubanza kureba. Yego. Icyo gihe rero gishyira hafi imyaka yatawe muri yombi 2023 ahubwo tariki 16 z'ukwezi kwa 10 kurumva nibwo imyaka 2 yuzuye. Ahubwo yakatiwe tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi. Uwo muntu rero umaze imyaka 2 muri gereza, uwo muntu wakubitiwe muri gereza, kandi amakuru mfite ntabwo ari ubwa mbere Jean Paul yari afunzwe, hari n'ibindi bihe yafungiwe Insinda. Hari igihe muri we haba harahindutse ibintu byinshi. Ubushakashatsi buvuga ko 75% by'abantu bafungurwa bafite ihungabana. Ashobora kuba avuye hariya afite ihungabana, abizi ko arifite cyangwa atabizi. Ibyo bishobora kubanza kugira umwanya wa trauma healing. Ashobora kuva hariya atanarifite uko asanze famiye ye bikarimutera. Ashobora kuva hariya arifite famiye ye ikamwomora. Ni Jean Paul mbere na mbere ukeneye kubanza nyine uko mbitekereza ubuzima bwe navuga ngo nibanze kurenza ibyo bya content. Ariko uko byagenda kose content azakora zizajyana nuko yabayeho hariya. Wibuka ubwa mbere Jean Paul afungwa bitari ibyo by'Insinda nkubwa ikindi gihe yamaze iminsi itari myinshi cyane mu maboko ataraye, yazanye operation nka 40 z'ibyo yabonye aho yari afungiye muri brigade. Muri make ntabwo byamuciye intege ku byo yakoraga. None wibaza uyu munsi bw'amaze imyaka 2 hari ugutekereza ngo ese azaza ari Mandela cyangwa azaza yicecekera. Niwe amahitamo naye, ariko nge ahubwo mbaye ndi muri position yo kumugira inama. Nakuwe ntabwo ari inshuti yanjye, si n'umuntu tuziranye cyane, gusa nyine ndamwubaha nka mukuru wanjye mu mwuga, ko nibwira ko yantanze mu mwuga, cyangwa niba ataranawuntanzemo yamenyekanye mbere yanjye. Ndi nk'umugira inama, ndi nko muri iyo position, namubwira ngo ku kibuga uzitwara ibiri different, kuko ibiba ku muntu ni amasomo. Kera twakoraga itangazamakuru tuzi ko ushobora kugira ibyago kuko wavuze ku wenda ibintu biri negatifu kuri First Family, wavuze ibintu biri negatifu kuri jenoside yakorewe Abatutsi, wavuze ibintu biri negatifu kuri RPF, wavuze ibintu biri negatifu kuri RDF. Izo ngeri nkenye ukazivugaho wigengesera. Kuko hagera igihe turi muri era yaho hari individu runaka, some people nabo baremereye ushobora kuvugaho biri negatifu, nyine bikagukarana, bikakumerera nabi. Buriya atakubeshya umuntu uhingisha ururimi ataba kenshi. Uri kuvuga amakosa ushobora gukora ni menshi, ni menshi, ni menshi. Suko nkora ibi bintu, ariko abari na byiza ko na societe yacu ashobora kuzamo kubitorera n'iki. Ariko none n'ababikora ntibabyitwaze ngo barengere. Ariko ntakubeshye, mbere ya Nkundi neza Jean Paul, sinari nzi ko muri ino si y'imyidagaduro, sibyo, harimo abantu ushobora kuvugaho bikakubyarira amazi nk'ibisusa. Niho hambere nari mbimenyeye. Utekereza ko ari ikibazo kubera ko Jean Paul Nkundi neza yavuze ku muntu uri specific, cyangwa iyo aza kuba yaravuze ku muntu uwo ari we wese ufite uburenganzira bwo n'itegeko nshinga nk'umunyarwanda, nabwo byari kumugiraho ingaruka? Aya hari uruhurirane rw'ibintu byinshi, utaza kunjyana kure nanjye nkabikoreramo amakosa, ariko hari uruhurirane rw'ibintu byinshi. Ibyo Jean Paul yavuze kuri abantu bavuga ko ari Mutesi, ari Miss Jolly, ibivuga bica ku ruhande no mu rubanza izina rirakoreshwa, no mu byo ashinjwa barabisobanura neza. Ibyo yamuvuzeho sibyo. Hari abantu bamaze kuvuga ibiremereye kubirusha, kandi babivuga ku bandi bantu batigeze bakurikirana. Aha abantu hagasigara hibazwa ngo ikibazo cyabaye ni Mutesi waregeye ubushinjacyaha, cyangwa ubushinjacyaha nibwo bwabonye ko umuntu yarengereye. Icya kabiri, ese iyo Mutesi aza kubitukwa na Mucambuzi byari kugira iriya gravity, cyangwa gravity yavuye ko
byavuzwe na Nkundineza Jean Paul wagaragaraga nk'uri kwa advocatinga cyangwa se akorera plaidoyer Ishimwe Dieudonné Prince Kid. Noneho mu gihe bavugaga batari ko Prince Kid umusaraba ahetse harimo ikiganza cya Jolly, ikaba yari confidentiel. Ese hari aho bihurira? Ese birahurira ko Nkundineza cyangwa se birahurira no ko Nkundineza yari amaze kuvugwa muri dosiye nyinshi ziri controversial, abantu bakaba bavuga ati noneho enough is enough, he crossed several lines, this is red. Sibyo? Hari ibintu byinshi byo kwibazwa hariya, ariko njye icyo navugaga nyine niyo mpamvu mvuga ni ndumugira inama mbaye ndi muri opposition, navuga nti ejo mu gihe gishize ushobora kuba warakase ikorosi nabi, ikorosi ukase ryitwa wenda Mutesi, ariko akaba atari iryo korosi ryonyine rihari, ntabwo ari censorship, ariko tereke fuwa gukina neza hazamo kwanaliza. Ejo ndihaga umutoza nahoze ndiko nari kuvuga ngo imikinire igezweho ya football ntikijyanye n'impano endurance n'iki, no, harimo n'ubwenge bwo kuvuga ngo uri adapta ku mukino, ndafata ibyemezo gute, kureba ikibuga, uriya kafashe umupira harya agira pace ndende reka niruke mbere, cyangwa atanga ama wrong balls reka mpeze ikibuga gutyo. Harimo no kwiga ikibuga bushya, gusa sinakifuza akaza kureka umwuga, nabyo nakifuza, kuko buriya igice cya mbere cy'ubuzima umuntu atungwa n'ibyo akunda, igice cya kabiri cy'ubuzima umuntu cyangwa aba mu byo akunda, igice cya kabiri cy'ubuzima uba mu byagukunze. Ibi nubwo yabikomerekeyemo nibwira ko biri mu byamukunze. He was such a good and reka mvuge a driver, perfect driver, sibyo? Aburi ari mu banyamakuru batunze perimi imbere y'abandi mu Rwanda cyangwa se muri generation nkuru yacu, ariko yasanze nyine akazi k'umuhamagaro atari uko umushoferi umuhamagaro wari aruriye. Ye nibwira ko bijyanye na eloquence agira, azi kuvuga, bijyanye na experience yavuga. Tugeze mu gihe gucuruza content uyu munsi mu Rwanda, umuntu anashobora gucuruza content yo kuvuga aho yafungiwe gusa ikinjiza amafaranga. Ujye kureba umugabo witwa Negji de Genero, urebe ngo yakoze episode zingahe ku buzima bwe bw'iwawa, noneho iwawa ushobora gusanga abantu bari prominent yahuriyeyo nabo ni mbarwa, sibyo? Nkundineza yari Mageragere hariyo Kazungu, uyu musiriyo kira, sibyo? Nkundineza yari Mageragere hariyo Fata ku Mavuta, Nkundineza yari Mageragere hariyo Edouard Bamporiki, Nkundineza yari Mageragere sha mugende munyibutsa mu abantu benshi bafunga Theo w'ukwezi se awe ntabwo yatinzeyo, uko byagenda kose yariyo hariyo Karasira, yariyo hariyo Cyuma, hariyo Rashidi, hariyo Idamange, hariyo abantu benshi barimo aba bantu b'abayobozi batandukanye nabo bagiye bacayo, hariyo amasura menshi y'abantu bazwi, sibyo? Iyi ishobora kuza kuba content kuba ati ubuzima bwa Mageragere episode rimwe, Mageragere kurya ibiryo byaho, ubucuruzi muri Mageragere, telefone zinjira gute muri Mageragere, kuvuga parike sinzi niba nabyo bitamubera bibi, ariko hazamo ubwo no kujongera kureba ngo arabikina gute n'ibiki, kugira ngo arebe ko abamushungura baburamo inkumbi. Urwo ni urugero rumwe. Ashobora kuza agakora izindi content kuko si umuswa, ugakora ibiganiro biri one on one. Ashobora kuza akaba umusesenguzi, wenda akareka ibintu biri social akavuga ati okay kanjye kwisesengurira ibyanditswe, ko ntabwo ari nyine si umuswa kwa. Uriya tujye tuvugisha ukuri, muri iyi si ya content utari umuswa, content aba ari nyinshi wakora. Ikigoye ndabimenyereza abantu gute kandi ryari, abantu bazizera ryari ko ibi bintu nabikora. Ngiye nk'iyo hagize umujene unyegera agiye kuba arota kuba umu content creator, biri simple, nicyo cyonyine mubaza, wiyumva muki, genda ukora ikintu umva nawe wakonsoma. Don't think about views ngo nagikoze cyarebwe n'abantu batandukanye nakimazeho amajoro 3. Oya, views ziva muri recommendations, kandi abantu YouTube birekomanda kuko hari umuntu umwe
wabirebye akavuga ati wow perfect. Rero mu magambo make kuza kwe hari icyo hagomba gusiba, ariko agomba gusiba mu buryo nyine buza kubitekerezaho kenshi. Mu minsi ishize twaganiriye ku kiganiro cyari cyakozwe kimeze nk'aho kiri kwibasira umuntu runaka, ibintu bitagushimishije. Simbihakane sinakunenze. Ibi byo bisiga mukoro ki ku bantu bakora akazi nk'aka ngaka, tugendeye ku bya Jean Paul Nkundineza, kuko nanone nubwo yego hari uko bisobanura, ariko n'umuntu nawe wundi akeneye kuba yumva ari protected muri iyi media. Si ngombwa ko umuntu arahurirwaho iteka nk'aho ibintu byacitse. Habaho ama-character assassination menshi ari hejuru mu buryo ntihagire umuntu wumva ko na whitewashinze ibyo we yakoze. Ako kantu nimba kete navuze ngo hari ibyo yakoraga nkumva ntitwemeranye cyangwa se ntitwuzuzanye. Nitaye ku bintu biri positif afite, ibindi biri negatif na hariya nyine ashobora kuba hari ishuri yize, nabyo byakosorwa gake gake arimo mwuga. Rwose ntabwo mvuze ngo nimba hari yahohoteye ngo uwahohotewe mu mite mvuga ko yagize iki. Gusa nanone abantu dukwiye kugabanya gukina sinabyaye. Nimba tureba ino si ya showbiz, imyidagaduro n'ibyamamare, hari abandi twigiraho. Umuntu wese wakuvuze umujyanye mu nkiko, nyine dukwiriye no kubaka sosiyete itari ya sinabyaye. Igirane ndabizi uko bisa kuvugwa nabi, ndabizi uko bisa kubeshyerwa par experience. Nigeze kubeshyerwa ikintu cyashoboraga no gushyira iherezo ku buzima bwanjye, ndikumva ntivamo amahoro. Ariko nyine ibyo bintu urabibara ukabitekereza ukavuga uti se iyo sosiyete yacu yatera imbere gutya. Wenda hariya bishobora kuba byari bikomeye, mpamvu nakubwiye hashobora kuba hararebwe ibintu byinshi. Ariko abantu banige no kubana n'abantu babanenze, abantu banige no kubana n'abantu babatutse. Ntabwo abanyapolitike bazababazwa nuko abantu babatutse, ngo n'abantu turi mu isi yo gucuruza uko dusa, uko twambaye, aho twaririye, isi yo gucuruza ifoto, ngo natwe bigende bityo. Bizaba ari ikibazo. Dukwiriye rimwe na rimwe abantu ntibazi ngo bagukorere cyberbullying, kuko dufite n'ikibazo cya sosiyete nanone, ibintu biri gukorwa n'abantu tutamenye ngo bari mu biki. Umuntu ejo yishyire mu cambuzi uboneka ko hari nka kampanye yo gukorera umuntu character assassination. Ariko abantu dukwiye no kugira levels zo guhandoringa ibintu. Level ya mbere ntibe ribu cyangwa ubushinjacyaha. Basi ngewe can't we meet, can't we interact before? Amakuru mfite ngo nuko hashobora kuba harageragejwe igikorwa cyo guhuza abari bari mu kibazo, hanyuma umwe uri kuvuga akavuga ko nta cyo afite. Byo kuri RMC niki? None se abivuze ninde verifiye ko yarayifite koko cyangwa atarayifite? Nta gihe turajya kuzana ku kazi nta cyo ufiteho. Nturi umukozi. Byaterwa n'ikivuzwe n'ikiri at stake, itike hari ikintu utabura. Reka nkubwire. Ngewe sinkubeshye, njye mbaye ndi umuyobozi. Nakubaza ngo urihenze ngo pikinga. Okay, nta kibazo niba nta tike reka nze nkutwara. Uzarebe mu buryo bwa famiye, kandi nibuka ko rimwe inzego ziba ari nka famiye, hari abantu tuba dufite muri famiye batunaniye. Sibyo? Abana b'ibirara. Umuntu hari n'iyo umuntu ananira natarikira. Ntabwo muratunga nk'umuntu muri famiye w'umunebwe. Wo muri Bibiliya niwe navuga ko mwana w'ikirara. Umuntu akaba n'umunebwe, ntakeneye no kugira ibintu yiga by'ubuzima byamufasha, kandi akeneye kubaho neza no mu bushobozi bwawe wakoreye. Akeneye kubamo neza kukurusha. Rimwe na rimwe ukajya usanga no kumufasha ubimwingingira. Kubera iki? Nutamufasha bya bintu ugiye kumufasha, ejo araguteza ibindi bibazo. Uze kubaza, uze guperereza, umenye ngo ejo ndiko ARG na RMC basuye abanyamakuru imageragere. Kuri Nkundineza Jean Paul wenyine byabatwaye angahe kuri we n'urugero. Ushobora gusanga ayo byabatwaye ari menshi kurenza essence y'ibihumbi 2500 bari gushyiramo bakajya kumupikinga. Biri friendly. Simvuze ngo abantu bajye bagorana gutyo wenda ubwo ngo yaragoranye. Sibyo? Ariko hari n'intambwe utera umuntu ukamwigishiriza mu mafutiye cyangwa mu bujiji bwe. Sibyo? Nge ihame numva sosiyete yacu dukwiriye kwiga ihame ryo kudakina sinabyaye. Aho bishoboka ko umuntu muramire. Aho bishoboka ko umuntu wamuramira wamubabarira bitageze kuri mubabarire. Kuko niba ufunze umuntu
nibyo ngo turi kubyita ubutabera, ariko ubu umwana we nusanga yarigaga muri materineri y'ibihumbi 300, madamu akaba yarayabuze ubu yaragiye mu 70,000, kandi byarashobokaga ko yabona n'ikindi gihano cyangwa mwamwigisha. Ese kuki batamuhagaritse, batakiga uburyo bwo kuduhagarika amezi runaka? Fata urugero, erega ibyamubayeho nanjye ejo byambaho cyangwa wowe, ejo hakaba hari uburyo bwo kuvuga ngo, niyo mpamvu mvuga ngo hari gutinda urwego rugenzura aba youtubers, abantu bo ku mbuga nkoranyambaga ruri gutinda cyane. Mu bihano bazashyiramo na proposa, haba harimo n'ibintu byo kukubuza kwa uploadinga kuri channel yawe, wowe ubwawe wenda ushyindure, habe hagiyeho umucambuzi, naza agakora nk'umurongo wawe, banive ku mezi 3 wenda 6, wenda kuko 3 ari igihe channel yaba yaguye burundu, ubwe bati ikosa rya mbere ni icyumweru utaploadinga cyangwa ni 2, ikosa rya kabiri ryo kuri uru rwego ni ukwezi, ikosa rya gatatu noneho we ntiwemereye kugaragara, uzashyiraho undi utari wowe, ikosa rya kane, ikosa rya gatanu noneho tuzajya tuba tugukarabiye, inzego tuzajyamo, kandi ubwo akaba ari amakosa yo ku rwego runaka. Ntuze ngo ujye kuri YouTube tuvuga uti yewe muze mu gitondo twigaragambye Nyabugogo Kimisagara dododo, muze tujye kwigaragambiriza aha, ngo uvuge ngo ukeneye indi warning. Nyine hari imirongo ibitukura. Hari igihe utwo duhano twa kare, uko kwiyamwa kwa kare bituma umuntu atagera hariya ngo akora ayo makosa. Habe n'uburyo bwo kurengera na kwimana, kurenza kuvuga ngo ko mageragere ihari se, erega turifuza u Rwanda aho mageragere izabura abakiriya, kandi byashoboka. Jya mu Buholande ujye hehe ubaze ngo bafite imfungwa zingahe. Ese Abanyarwanda nitwe abantu bari ku isi? Twiriye natwe kwiga ibyo bintu, bizajyana n'umuco wo kudakina sinabyaye, bizajyana n'umuco w'imbabazi, bizajyana n'umuco wo koroha. Ese hari uzi ko hari n'umuntu ujya kugufungisha kugira kwereke ko akazi gusa akurusha kime fende fese kubuzindusha bimaze iki? Nyuma y'igihe runaka twembi tuzahurira munsi y'ubutaka, none turi gusa. Uri kumva, uzareba indirimbo ya Billy Ruzima yitwa Munda y'Isi, twese siho dusoreza ibyo kujya gupushinga ngo nkwereke ko nkaze kukurusha cyangwa nyereke ko kaze kundusha, bimaze iki se? Nta na gito. Twiga uwo muco wo kubabarira, twiga uwo muco w'imbabazi, ariko n'abantu nyine twiga n'umuco wo kutaba aggressive cyane, kuko hari igihe umuntu ushobora kumuprovoka nyine akakugirira nabi, umuntu akakugirira nabi yabigizemo uruhare, ariko natwe nitugabanya uko gushotora n'abandi bakiga imbabazi, tuzisanga dufite sosiyete nziza igirane. Ntabwo Abanyarwanda bahora muri sosiyete bimeze gutyo, hari ibintu byiza byinshi Abanyarwanda bafite ubushobozi bwo gukora. Ikivuga ndakizera n'uburyo bundi buhari abantu babanamo, batagiye mu buryo bw'amategeko cyane, cyangwa gutuma abantu bafungwa bigatuma hari na byinshi byangirika. Ariko icyo uvuze nanjye nkibaza ku ngaruka ziba nyuma y'icyakozwe. Niba umuntu afite umuryango ari uwugaburira, ari uwuhahira, mu gihe afunzwe uwo muryango ubayeho, nibaza hano ninde ukwiriye gutekereza kuri icyo mbere, ko afite umuryango mbere yo gufata umwanzuro. Nabonye hari nka nkuru ibabaje nabonye iri guca hirya no hino mu Bubiligi, umugabo wishe umugore we, bari bafitanye abana 2, ni umugabo w'umudivorce washatse undi mugore wa kabiri, ngo rero ngo yagiye ngo hanze gusohoka, ngavuga tutahe, akomeza amuhamagara ntamwitabe, ngaje asanga ya caginze umujinya, ngabaramunize amunize, umugore arapfa, ngabyuka mu gitondo ngajyana abana muri daycare, ngavuye muri daycare ngajya kwirega kuri polisi yo mu Bubiligi avuga ko yishe umugore we n'umunyarwanda, baramufunga. Birumvikana n'ikimuhama kwica umuntu biragoye ko yafungwa imyaka mike, ibaye mike yaba 30 cyangwa 25. Ubwo se bajya kumukatira cyangwa kumuhana bazavuga bati aba bana bizagenda gute gutya na gutya, kandi bigaragara ko nyina arapfuye na sarafunzwe. N'urugero guhaye njyewe uri kugereranya ibintu bitagerera. Oya, ntabwo ari kugereranya umuntu no kwica umuntu n'ibintu bibiri bidahuye, bitari ku rwego rumwe. Baho ntukibitutsi 10 wumva biremereye kurenza ibindi, ureko ko ntagenda wenda ndi bubabare nkajya mu rugo nkimara agahinda kagashira, ako wisha umuntu ntabwo agaruka. Ariko se ufite ahantu wakoze ibintu bigera kuri degree, wakomanga umuntu wagututse akareka kugutuka kuko ufite uburenganzira, kugira ngo tureke no kurema sosiyete. Uretse ko we nta nubwo icyo yashinjwa ari ugutukana gusa, ajemo guhohotera cyangwa kubangamira umutangabuhamya n'iki, ariko nibwira ko byari byaturutse hariya no gukwirakwiza ibihuha. Itegeko ntekereza ko rijya kujyaho kubera impamvu, nimba ari itegeko rirengera umutangabuhamya rijyaho kugira ngo rikureho umuntu. Nakubwiye ngo simuburanira kuko igihano cyarakirangije. Icyo ndi kuvuga mu hazaza ha sosiyete. Icyo nakubaje, nimba ugiye gutekereza kubangamira umutangabuhamya,
ari uzaguhana nawe uzahanwa n'ingaruka ari wowe zizagiraho ninde ukwiriye kubitekereza mbere. icyo bajya bavuga mu Rwanda ngo umuntu kuba ijisho rya mugenzi we, ni twese. Uzasange ndi kumanika umugozi rero ngiye kwiyahura ntuwuce ngo nuko atari wowe uri bupfe. Nanjye nakabaye ntekereza ku buzima bwanjye koko. Ariko nimba turi abantu, ubundi uzi ikintu abantu, hari ikintu mu Rwanda ikintu bagiye bita ngo ni ubumuntu. Ubundi ubumuntu icyo twita ubuntu, humanity. Yego, ubuntu, abantu ubuntu babusize gutanga gutya gusa, ariko wa mutima humanity akaba uriya mugozi uwuca. Ubuzima ngiye kwiyakana ubwanjye nibyo nta kibazo, ariko niba uri umuntu ukwiriye kuba uko mpagaze, nta bumuga mfite n'ibibaraga urambona, sibyo? Ariko ushobora kunsanga hariya nkavuga ngo ndashonje, ukona inzira mbere yo gukora analize ngo kadafite ubumuga n'ibiki, basi wanguriye irindazi nkirira. Izi analize ukazikora nyuma, ko ushobora gusanga ntuzi nimba uburyo nshonje, wenda maze iminsi 3 mfunze nibwo bandikuye banjugunyaho, cyangwa nabuze urufunguzo rw'iwanjye na telefone barazitwaye, cyangwa nubwo ubona gutya ameze neza imbere mfite uburwayi bundi bunzonze. Come on, ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo niba ufite izo nshingano, nyine arazifite. Ariko se wowe, nk'ubu tuvugisha ukuri, hari inyungu ushobora gusanga Jolly yaragize mu ifungwa rya Jean Paul Nkundineza? Ntazo, ariko ntabwo ari nawe wamufunze. Ntabwo ari wamufunze, ariko mu mitima y'abantu bazi ko ari abantu bamwe, kandi yahawe ubutabera. Ibyo mwita ubutabera, ariko reka nguhe nk'urugero wishinja, reka nguhe nk'urugero. Wabwiye ngo urukiko rubi n'umutima wawe. Yego, nubwo harimo babishinje ko harimo uburyarya. Urizi nk'umuntu witwa The Ben, kumusifata kumufita azafungurirwa. The Ben azaba yera mu mitima y'abantu kubera iki? Yafashe umwanya aravuga ati ngiye nababariye umuntu, ashyiraho inyandiko n'ibiki, nubwo byari tureta abantu bati n'uburyarya. Uzi biriya nk'iyo Miss Jolly agira gutya, malgré yuko tuzi uburemere bw'amagambo mabi yabwiwe na Nkundineza, akabisimbuka akavuga ati umugani wa Yesu, bababarire ntibazi ibyo bavuga, akavuga ati ndamubabariye. Nese Nkundineza ntiyaburanye asaba imbabazi, avuga ati n'umwuga nawe reka nta kibazo, ariko niki uza kukana uburyo mu mitima y'Abanyarwanda yari kuba atsindiye ikintu gikomeye mu mitima y'Abanyarwanda. Ariko nyine ubutabera bwaratanzwe. Nibyo ngiyewe kugira nakubwira ntavo mbikoreramo andi makosa, kandi nawe ndabizi ntugira impuhwe, nyakoze bacyaporodinga mucambozi, uri kumva ibyiza. Ngiyewe icyo yaba ari bishoboka nari kugarukira havuga ngo arakaza neza, Imana ishimwe ko afunguwe, nibikunda ntare ku mwuga, sibyo? Ariko akinire mu kibuga differently. Kandi nanone namwifuriza kuza nta mujinya. Nimba ujya wumva uburyo nsoza ibiganiro byanjye nakoze ibyegeranyo, nkunda kuvuga ngo ntimugire umujinya kandi ntimurakare. Namwifuriza kuza nta mujinya, ibindi amahirwe masa. Nibyo birumvikana, ni isomo umuntu aba afashe kujya hariya. Ni ubuzima utakifuriza umuntu, kuko njye naganiriye n'abantu bagiye muri buriya buzima, ni ahantu basobanura ukundi. Burya freedom ni ikintu cya mbere gikomeye cyane. Nelson Mandela yarabivuze mu gitabo cye The Long Walk to Freedom, basobanura icyo gereza ikwambura agaciro kawe ka muntu, ikakwambura n'icyo watekereje kuba n'icyo wari kuzatekereza kuba, nawe ubwawe ukumva muri iyi si utafite icyo umaze, kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko umuntu washushanyiriza gereza, ntekereza ko yabitekereje neza. Abantu baba insane, batakaza ubwenge bwabo butekereza neza kubera kwirirwa ahantu hameze gutyo, diringa n'abantu bameze gutyo mu buryo bumeze gutyo. Ugasanga ibibazo. Jean Paul Nkundineza tumwifuriza kugaruka amahoro, ariko nanone tunifuza itangazamakuru cyangwa abantu batangaza ibintu bitarimo ibihutaza abandi, kuko kubaho kugira ngo umere neza si ngombwa kuba igira neza yumva yiriwe ameze nabi. Yves, reka ngushimire cyane, wagize neza kutuganiriza uyu munsi.